nayo tuyirebere hamwe. Murakoze cyane. Ndakurarika mu gice cya kabiri kugira ngo ingingo tuyirebere hamwe ivuga uyu Kristo agiye kuruka abantu b'akazuyazi badakonje kandi badashyuha ngo babire. Ibi biratangaje cyane. Ushobora kuzisanga muri uyu mugabane w'abagomba kurukwa cyangwa nkisangamo, ariko icyo Imana itubwira nuko buri wese abasha kubigeza mu gihe kugira ngo niduhamanya n'icyo inama y'Imana itugira natwe tubashe kuboneka mu mugabane bazahindurirwa izina tukitwa abana b'Imana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Bahaye ikaze ku mugabane wa kabiri w'iki cyigisho cyacu. Murakoze. Ngiye kukuruka, niko ibyanditswe bitubwira. Ngiye kukuruka. Siko hatubwira yemwe ngiye kukuruka. Ngiye kukuruka turimo turebana n'ubundi mu Byahishuwe Yohana ku gice cya 3, aho umurongo wa 16 babidusobanuriraga batubwira ngo nuko rero kuko uri akazuyazi udakonje ntubire. Ngiye kukuruka. Imana ishimwe cyane. Amazi y'akazuyazi atera iseseme. Asobanura ko atera kuruka mu gihe umuntu ariye uburozi. Nanone kudamarara no guhinduka kudashyitse bibabaza Imana. Abantu bahinduka by'igice, iyo duhinduka by'igice biriya bintu bibabaza Imana. Iyo tuba akazuyazi bitera iseseme. Impamvu nababwiye ko aya magambo akomeye cyane. Iyo tudamarara tugahinduka by'igice ibi bintu bibabaza Imana. Abakomeza kwibera batyo bazakurwa imbere ya Data wa twese. Kandi iri jambo riraza nk'umuburo mu matwi yawe. Abakomeza kwibera batyo badahinduka byuzuye ngo bakurikire nama w'Imana ahajya hose bazakurwa imbere ya Data wa twese. Ni hahandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimwumve imbere mwabivume mwe sinigeze no kubamenya. Matayo igice cya 7 umurongo wa 21. Bese siho dusanga ayo magambo. Abavuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bw'iki? Ubwami bwo mu ijuru. Kereka bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Imana ishimwe. Yesu ababazwa nuko ako kazuyaze kadashyika. Aragaragaza icyifuzo cye gikomeye cyuko ibyo byahinduka, kandi aragira ati yaba wari ukonje cyangwa wari ubize, none ntidukonje tunabize. Ariko ibi bintu ntidukwiye kubitekerezaho tukabiha agaciro. Ibi bintu rwose tukabigira ibyacu. Umva reka mbabwire, dukwiye kwitonda. Byarushaho kunezeza Imana ibi bintu tubigize byacu. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Yesu ababazwa nuko ako kazuyaze kadashyika, igihe agaragaza icyifuzo cye gikomeye cyuko ibyo byahinduka, akatugira inama atubwira ati yaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Amahitamo araje.
mahitamo yawe inshuti yanjye. Byarushaho kunezeza Imana abantu bakazuyaze biyitirira Imana bacecetse, ntibigere na rimwe bavuga izina ry'Imana. Amagambo iyo nyasomye anyibutsa byinshi. Usanga abantu bavuga iby'Imana kandi atari ab'Imana. Twigenzure tumenye ibyo tuvuga ni ibiki. Ugenzuye ibyanditswe byera Bibiliya yose ivuga ibwira ubwoko bw'Imana, ariko Imana ni nyimbabazi, hanyuma ikaza no kwemera ko n'abanyamahanga bitirirwa izina ryayo. Abayemera niba udashaka kuba umuntu w'Imana, kumva udashaka kubarizwa mu bwoko bw'Imana, bakubwira iby'Imana ukarakara, warangiza ukavuga iby'Imana, uba uri mu maki. Vuga ibyawe ureke iby'Imana bivugwe na bene byo. Munyumve mwese, umuntu wese wiyitirira iby'Imana akaba atabirimo, ashaka kujijisha abantu, ijambo ry'Imana riravuga ngo aceceke, ndetse ntiharakwiye no kugira n'ijambo na rimwe avuga mu izina ry'Imana. Itegeko rya 3 riratubwira ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, itazakubara nk'utacumuye. Uvugira ubusa izina rye. Abo bantu baba umutwaro ukomeza kuremerera abashaka gukurikira Yesu bataryarya. Muvemo. Haba mu rusengero, igihe ujya mu rusengero wumva ntacyo ukurikiyemo, ujye ushaka iyawe nzira wigire mu byawe, we kuremerera abandi. Kuki ugomba kuba ikigusha kuri mugenzi wawe? No mu gihe cya Nehemiya urusengero rwarakingwaga, ariko uyu munsi usanga abantu twarazanye inyoroshyo y'icyaha. Ibintu mubireke. Kandi iby'Imana ntibikwiye kunegurizwa izuru. Ntabwo iby'Imana ari umukino w'abantu. Mufite byinshi mukina nabyo, dufite byinshi tukina nabyo, ariko ibyo gukinisha iby'Imana tubyihorere inshuti zanjye, tubyihorere. Abantu bashaka kwiyegurira Imana n'umutima wabo bataryarya, twe kubabera umutwaro. Abo bantu baba umutwaro ukomeza kuremerera abashaka gukurikira Kristo Yesu bataryarya. Ku bafite kwizera, abantu nk'abo bababera ibuye risitaza. Kuki twabibuye risitaza kuri bagenzi bacu? Kandi barimo, kandi uriyizi. Ihane, wigenzure. Nibitaba bityo uceceke. Icyakora kujya guterana n'abandi ujye ugenda, ariko uceceke kugeza aho uzemerera mwuka w'Imana akakuzura ntawe. Imana idufashe cyane. Amagambo anera agahinda cyane kubona umuntu witwa ko yabatijwe yabyawe ubwa kabiri, amara imyaka 10, 15, 20 mu rusengero rw'Abizera, agafatanya na bagenzi be, ariko akaba atabasha kwatuza akanwa ke ngo avuge ibitangaza Imana yamukoreye. Akaba atakubwira umurongo n'umwe mu by'Imana yigisha. Akaba atabasha guhaguruka ngo asenge. Ariko ibintu turimo ni ibiki? Tugabanye. Imikino y'akazuyazi tuyigabanye. Igihe kiraje, Kristo agiye kuturuka.
twe kubera abandi umutwaro, twe kubera abandi werisitaza. Tureke abashaka gukurikira Kristo bamukurikire, tubaho umwanya wabo. Icyakora inama tugirwa nuko twakwihana, tukamesa kamwe, tukagira uruhande duhagararamo, tukemera kuba akazuyaze, tukarukwa, ariko nitugaragaza gukonja cyangwa se tugaragaza gushyuha, n'uwatugira inama yatugira inama afite ahahera. Iri jambo ngo ngiye kukuruka ntiryakoreshwa, kuko siko biri ku bana b'Imana bose. Kudakebakeba kw'inama y'Imana kugamije gukangura kugira ngo ivugurura ribeho mu mibereho yacu. Imana ishimwe cyane. Bizagaragara nanone kandi noneho ko ubuntu bwa Kristo bwakoreye muri twe uguhinduka gukomeye. Mbese turemera guhinduka nshuti zanjye? Turemera guhinduka? Reka nsubiremo dusoze iyi ngingo, hanyuma mbararikire kuzakurikira ingingo izakurikira ivuga ibijyanye no kwibona mu by'umwuka no kwihaza. Yes, byarushaho kunezeza Imana abantu bakazuyaza biyitirira Imana bacecetse, ntibigere na rimwe bavuga izina ry'Imana. Amagambo aranshimisha cyane. Umva Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikira Timoteyo uko atubwira. Amagambo akomeye cyane, meza kandi. Icyakora urufatiro rw'Imana ruracyahagaze n'uyu munsi. Handitsweho aya magambo ngo Uwiteka Imana izabayo. Reka nsome aya magambo ko yanditse. Kandi umuntu wese uvuga izina ry'Imana itandukanye n'ibidatunganye, Imana ishimwe cyane. Reka nsome nk'uko byanditse, bandiko wa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2 umurongo wa 19, niho ndi gusoma. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Imana ishimwe cyane. Byarushaho kunezeza Imana abantu bakazuyaze biyitirira Imana bacecetse, ntibigere na rimwe bavuga izina ry'Imana. Abo bantu baba umutwaro ukomeza kuremerera abashaka gukurikira Yesu Kristo bataryarya. Ku bafite kwizera, abantu nk'abo babera ibuye risitaza. Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere kuri paje 188 ku basomyi b'ibitabo by'umwuka buhanuzi. Ariko siko biri ku bana b'Imana bose. Kudakebakeba kw'inama y'Imana kugamije gukangura kugira ngo ivugurura ribeho mu mibereho yacu. Bizagaragara noneho ko ubuntu bwa Kristo bwakoreye muri twe uguhinduka gukomeye. Imana yacu ishimwe cyane. Ndakugira iyi nama, umva nshuti yanjye. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20, turasoza ku wa 21. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa icy'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Abo twari kumwe mwese,
ndabashimiye kandi nkomeje kwifuriza kugira imyigire myiza. Mwuka wera akomeze kubasobanurira ibyanditswe, akomeze kutwungura ubumenyi, akomeze kutumurikira kugira ngo natwe turusheho kuba abantu bagira uruhare baherereyemo, kandi dushishikarire kubana n'Imana yacu twiga ibyanditswe byera, kugira ngo uyu muburo iri torero ry'Laodikiya rihabwa nituwumva natwe turusheho kuwitaho, kuko umwuka aravuga ngo ufite ugutwi kumva niyumve icyo umwuka abwira amatorero, kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Yesu araguhamagara none, arakwifuza uyu munsi, niki gituma wanga kwitaba ukayobagurika? Uyu munsi none, uyu munsi none, Yesu araguhamagara